Ikaze mu kiganiro cya Payi Network. Bakunzi ba P-Mining TV, nongeye kubasuhuza aho muherereye hose, uri mu Rwanda nawe uri hanze y'u Rwanda, wowe umva ururimi rw'ikinyarwanda ndagusuhuje. Uyu munsi rero twagarutse mu kiganiro cyacu cya Payi Network, aho tugiye kuganirira hamwe amakuru arimo avugwa muri iyi minsi. Mbanje kubiseguraho rero mu minsi maze n'abahereza ikiganiro cya Payi Network. Ni kubw'imbogamizi nari naragiye ngira, ariko mwihangane twongeye twagarutse mu kiganiro cyacu. Yes, uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi cyane mu mushinga wacu wa Payi Network, aho ibintu byinshi cyane byiza bikomeje kwinjira muri uyu mushinga, kandi mbijeje ko umushinga wacu utazigera uduhombera. Wowe wamenye Payi Network, ahubwo komereza aho ngaho. Mu mushinga wa Payi Network rero tugiye kurebera hamwe amakuru arimo avugwa. Amakuru arimo avugwa agendanye n'igiciro cya Payi Network, hanyuma tuze kureba kuri exchange uko byifashe, igiciro gihagaze gute. Hanyuma turaza gusoza dufata umwanzuro w'icyo natwe tugomba gukora nk'abapayona. Mbahaye ikaze. Yewe ugiye kubagezaho kino kiganiro nk'uko bisanzwe ni Felix, nkaho channel yo ni P-Mining TV. We mushyashya kuri uyu muyoboro, jya ukanda subscribe my friend, jya ukanda subscribe, nibwo ikiganiro tunyujije hano kuri P-Mining TV nawe kizakikugeraho. Yes, ni kwarangiza rero tudashimiye abantu mwakoze subscribe. Abantu mwakoze subscribe turabashimiye twivuye inyuma. Ni mwebwe mutumye uyu muyoboro ubaheza kino kiganiro ugeze ahangaha. Yes, mbahaye ikaze rero, mureke twanzike amakuru yacu maze tuyave imuzi tuyajye imuzingo, aho tugiye kurebera hamwe bimwe mu bivugwa muri Payi Network. Yes, muri Payi Network harimo haravugwa ikijyanye n'igiciro cya GCV. Nyir'umushinga we yakomeje avuga ngo ba pioneers, mwebwe mwamenye Payi, mwirinde gusesagura kandi mugerageze mubike uko mushoboye, kuko igiciro cya Payi kiri hafi kandi ubukungu bwa Payi Network buregereje. Ntihagire n'umwe wangiza umutungo wiwe, kuko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nawe winjire mu isi y'ubukungu. Ese wari uzi ko Payi yaguhindura umumiliyoneri mu myaka iri imbere? Gerageza rero nawe wizigame Payi yawe, kugira ngo mu minsi iri imbere amafaranga nameneka nawe azasange ukiriho. Nkunda kubahereza urugero rw'umugabo yaguze pizza, hanyuma yarangiza akishyura bitcoin ziwe 10 bakamuha pizza ebyiri. Nyamara ubu ngubu iyo atekereje uko pizza yari ebyiri ndetse n'amafaranga yakagombye kuba afite muri iyi minsi, ashobora kubitekerezaho bikaba byatuma ahinduka umusazi. Natwe rero twirinde, nimba ubutumwa bukomeza kuza butubwira ngo igiciro cya GCV kiri hafi kandi kiregereje, mwirinde namwe mwe gusesagura. Aya ni amakuru twahawe na nyir'umushinga we ubwiwe, aho yavuga ngo igiciro kiri hafi kandi kiregereje. Mwirinde gusesagura, ahubwo mufate neza umutungo wanyu mwavunikiye mu myaka 6 yashize. Yes, turakomeje rero tuganira mu kiganiro cyacu, aho tugiye kurebera hamwe noneho kuri exchange. Ba pioneers, ndagira ngo wowe nkubwire ngo wamenye Payi, gerageza weye gufata Payi yawe ngo uyihindure nkaho nta gaciro ifite. Buriya iyo tugiye ku ma exchange dusanga ahubwo nkaho kugira ngo Payi izamuke, ahubwo imigenda ikoroka. Murabizi kuri Open Mainnet, Payi coin yagiye ku isoko ivunjwa amadolari 2, iza kumanuka igera kuri 1.5, nyuma yaho gatoya irazamuka igera ku madolari 3, ariko noneho ubu ngubu yikubise hasi aho yageze kuri 0.5.
tekereza rero guys, wowe waguze payi zawe ukaba warazidebye ufite miliyoni ya payi, aha kanya ukajya ku isoko ugasanga iri kuri 0 n'ibice. Yes, uyu rero ni umuburo mba ngarutse kugira ngo tuganire nk'abantu twese twamenye payi. Buriya hari ikintu gihari cyatumye igiciro kigwa hasi ku ma exchange. Hariya ni ukugira ngo bakumire kugira ngo abantu be kuza gufata payi zabo azishyire kuri exchange, dore ko payi itigeze ivugwa ko izajya ku ma exchange. Payi ni ifaranga uzajya ugura ukishyura bakaguhereza ikintu ukeneye. Aha rero mugerageze nk'abapayona, hanyuma namwe mwizigamire, kuko igiciro nicyaza kigasanga warafashe payi yawe ukayishyira kuri 0 n'ibice, my friend, bizagutera agahinda kandi ntuzigera ugaruza icyo watashye. Hanyuma rero turakomeza tureba ngo ese noneho ni ikihe mupayona yakora kugira ngo yirinde kuba yasesagura umutungo wiwe wo mu gihe kizaza. Guys, ndagira ngo duhere nk'isaha. Buriya umuntu iyo ugiye mu murima ugahinga imyaka uyitegereza mu gihe izereramo. Niba woroye itungo uritegereza mu gihe rizakura. Natwe rero uyu ni umutungo wacu dutegereje yuko ugomba kuva hasi ukazamuka ukagera hejuru. Wowe wamayininze payi utavuga ngo ngewe ntegereje yuko, wowe wamayininze payi, wowe wamayininze payi wari uri ahanga utegereje ko izaguhindura undi muntu. Ariko none aka kanya wifata payi yawe kuko wumvise yagiye ku isoko, wifata uyisesagure uyihindure nkaho nta gaciro ifite. Ndagira ngo mbabwire ngo kugira ngo ufate umwanzuro wawe wimbitse, ubanze utekereze ngo ese payi koko nyiri umushinga yigeze atangaza igiciro? Abazi yuko atangaza igiciro mwandike muri komenti mutubwire. Hanyuma nidusanga ataratangaza igiciro nk'uko yabidusezeranyije yuko igiciro abapayona bazemeza aricyo giciro kizahabwa payi, ubwo namwe tayari ubwo murafatiraho. Ariko ngende ndagira ngo mbabwire ngo aha kanya nta giciro cya payi kiremezwa, dore ko payi itigeze ivugwa ko izajya ku ma exchange. Ziriya exchange zaje ni abacuruzi bishyiriyeho kugira ngo bagure payi. Aho nimba tukwemeranywa utere like. Ngiye nk'uko naza nkashyiraho exchange, hanyuma nkabahereza amafaranga mukanyihera payi. Nk'uko tujya ku mbuga za WhatsApp tugasanga hari umuntu utubwira ngo aragura payi. Nariya ma exchange rero ni kameze. Aha rero mwirinde nk'abapayona, mwiye gufata umutungo wanyu ngo musesagure, kuko igihe kizaza kandi uzasanga icyo wavunikiye cyagombye kukugirira akamaro. Dukomeze twirinde, twifate kandi duteze imbere payi network mu gihe cya ecosystem izaba imaze kwemeza yuko GCV yakora, natwe tuzarambura amaboko maze turye ibyo twavunikiye. Ndabashimiye, bahaye ikaze mu kiganiro kiri imbere kugira ngo dukomeze tuganire mu mushinga wacu wa payi network, aho uzaduteza imbere ukategeza aho umuntu wese ashaka kandi yifuza. Bye bye, tubonane muri video ikurikiyeho.